mateka y'ikiremwa muntu ntabwo ikiremwa muntu mu buryo bwa science na technology bari barigeze bakora ikoranabuhanga nk'iryabashe kuba ryagaragara mu myaka mikeyeho. Bavuga ko ikiremwa muntu kugeza mu mwaka w'1900 ngo ubwenge bw'ikiremwa muntu bwamaze kuba bwakikuba ngo buri myaka 100 bwikubyeho imyaka 100, ndetse bageze mu mwaka w'1950 ngo ubwenge bw'ikiremwa muntu ngo bwamaze kuba bwakikubaho ngo none bwajyaga bwikuba ngo bakajya babiha ikigeranyo cy'imyaka 25, bakavuga ngo mu myaka 25 ubwenge bw'ikiremwa muntu buzaba bumaze kwikuba birenze. Mu gihe mu 1900 bari kuvuga ko ubwenge bw'ikiremwa muntu buzikuba mu myaka 100, ariko bageze mu 1950 bavuga ko mu myaka 25 ubwenge buzaba bumaze kwikuba. Ubwo ni mu myaka ya kera. Ariko mu mwaka w'2000 nibwo kwamamara cyane ku mbuga nkoranyambaga, internet ari maze kuba nyinshi, ndetse ubwenge bw'ikiremwa muntu bwagiye bugenda bwikuba ahubwo buri mwaka. Byatangiye ari imyaka 100 bigera ku myaka 25 mu 1950, bigeze mu 2000 bavuga ko ubwenge bw'ikiremwa muntu none buri kugenda bwikuba buri mwaka. Noneho rero nshuti, uyu munsi noneho ubwenge bw'ikiremwa muntu buri kugenda bwikuba hafi noneho ya buri munsi. Baze ko noneho buri mwanya, buri technology, buri buhanga bwose buri kugenda buvumburwa buri munsi, buri mwanya uri kubona ikintu buri kanya uyu munsi cyavumbuwe. Ntabwo mwamenye uburyo ki AI yaje guhita isohoka mu buryo butunguranye. Uyu munsi buri munsi ari kugenda havumbuka ikintu gishya. Uburyo amakompiyuta, amatelefone, amasaha, cyari no kuza ibyo bita ngo ni smart homes, ingo zo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Nta nubwo ari ibyo gusa biri kugenda bihagariraho, ibintu bita ama drones ndetse n'uburyo bwo kugenda mu buryo bw'ikoranabuhanga. Uyu munsi mwamaze no kuba mwabireba mu minsi mikeya, u Rwanda rumaze kuronshinga drone zajya zitwara abantu mu kirere, indege zikoresha moteri zizajya zitwara abantu mu kirere, atari kwa kuri mwari mubimenyereye. Ibi ni ibintu biri kugenda byose biza imbere yacu, ndetse bigafungukira imbere yacu y'amaso yacu. Ndetse uyu munsi haje kuza ibyo bita artificial intelligence, ubwenge buhangano, ubwenge bukorano. Ku batabuzi, ubu ni ubwenge cyangwa se no kuvuga ngo naho bafata amakompiyuta cyangwa se amamashini bakayatoza akiga gukora, ubundi gukora ibikorwa byari busabe ko ari ikiremwa muntu cyari bukoresha ubwenge bwacyo kugira ngo bubashe kuba bwagikora. Kandi noneho ikirushijeho ni uko ubu bwenge buhangano bwo butozwa gukora icyo kintu, aho umuntu mu buzima busanzwe byari bumutwara igihe kinini kugira ngo abikore, noneho bikaba byakorwa mu isegonda cyangwa se mu masegonda 5. Ibintu byari butware wenda nk'umuntu nko mu masaha, cyangwa byari bugutware nk'umwanya n'isaha n'iminota 5 cyangwa se n'umunsi cyangwa iminsi 5. Ibi nta nubwo bitwara ubwenge buhangano kubikora mu masegonda 5-3 gutyo. Kandi uko turushaho kuba twakoresha ubwenge buhangano ngo niko burushaho kugenda burushaho kwiga, ngo ndetse ukabona ngo ni nacyo kintu kiri kugenda kiganirwaho ku rwego rw'isi, ndetse ko ubwenge buhangano buri kugenda bukoreshwa mu bintu byose. Ari n'izi drone narindi kubabwira, izi drone mureba zizajya zitwara abantu mu kirere, nazo zishingiye ku bwenge buhangano. Ndagira ngo kurikire. Kandi hakaba n'ubwenge buhangano mumaze kuba muzi. Hari ubwo bitangwa ni za chatbots, ndetse hakaba n'izindi za ChatGPT muzi. Iyi ChatGPT iyi ni imwe mu bayita ngo ni kimwe mu gikoresho cyaje gukorwa n'ikigo bita OpenAI. Iki rero ni nakubwira ngo ubu ni uburyo ubasha kuganira n'iki gikoresho kikabasha kukuganiriza gikurikije amakuru cyagiye gikusanya ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri internet. Ibaze neza uburyo ChatGPT ibasha kuba iganiriza umuntu ikanamusubiza. Biratangaje cyane kubera ko igusubiza wagira ngo ni nk'umuntu muri kuganira, ndetse ikagusubiza ikakubaza ye n'abantu mutabizi no mu Kinyarwanda. Iyo wanditse Ikinyarwanda iguhereza ibintu mu Kinyarwanda uko ibisabye, ndetse byose ikabigukorera. Yaba itabizi ikakubwira ngo ibi ntibibashe kuboneka, ariko ibigusubiza ndetse muganira neza wagira ngo uri kuvugana n'umuntu. Ariko kimwe mu kibazo abantu benshi bakomeza kuba bibaza n'ibintu turi kubona uyu munsi ni ukwibaza bati, ese ibyo turi kubona uyu munsi byaba ari ukuzura k'ubuhanuzi twagiye tubona mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya bivugwa ku mperuka cyangwa se ku mpera z'ibihe?
ese yaba Bibiliya hari ikintu yaba yarahanuriye cyangwa se yaba yarahanduye kuri izi za ChatGPT cyangwa ibi bikaba ari ugutegurwa kugira ngo gutegurwa kuhagera kwa Antikristo, ibi bizamufasha kugira ngo azabashe kwima ubwami bw'iyi si, kuyobora iyi si. Ibi bibazo ngiye kubisubiza ndetse n'ibindi byinshi, ariko mbere ya byose gato ndagira ngo manze ngusabe ushyireho like, ikindi usubscribing kuri YouTube channel yacu, ikindi uze no gukora ku kazogera kugira ngo ikiganiro nzajya nshyira muzajye ubu wa mbere wo kukireba. Umva rero nshuti bavandimwe, mu myaka 2000 n'igice iciyeho, Imana nibwo yaje guha umuhanuzi Danieli imubwira bimwe mu bintu bizaba ku minsi ya nyuma. Ese nibyo byaje kwandikwa muri Danieli ibice byaho 12 guhera ku gice cya mbere kugera ku murongo wa 4. Aratubwira ati ngo maze icyo gihe Mikayeli wa mutwaro ukomeye ujya ahagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo, bazarokorwa, kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose, kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru. N'abahinduriye benshi ku bakiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Nuko Daniyeli bumba igitabo ugifatanishe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Witegereje ibi ngibi uhita utangira kubona iki gitabo cya Danieli muri Bibiliya kivuga ahazaza ku bantu b'Imana ndetse n'isi muri rusange. Ari zimwe muri verisiyo za Bibiliya zagiye zivuga ku bijyanye na siyansi ko ari iziyongeraho kugira ngo bavuge ubwenge, nk'ariya nk'uko twasomye ngo ubwenge buziyongera, ndetse bivuga ko mu bihe bya nyuma ubwenge bw'abantu ndetse n'ubwenge Imana itanga ku bantu bizikuba. Ese byaba ibi ngibi bya ubwenge buhangano, artificial intelligence na chatbots, ibi byaba bigize bimwe mu buhanuzi bwa Danieli yavuze? Yego, ibyo birimo, kubera ko ubu ngubu ni ubwenge bushya, kandi ubu ni ubwenge bubasha kwikuba mu buryo bwinshi buteye n'ubwoba, kandi cyane mu buryo bwinshi butandukanye. Ariko ibyo ngibyo nubwo byabaye cyangwa se ubwenge bwashyizweho, ntabwo bisobanuye ko bwaremwe cyangwa se bwashyizweho na Satani, cyangwa se wenda bwashyizweho kugira ngo bukore ikibi. Niba bukoreshejwe neza tuzabona mu bice byinshi bitandukanye kandi bidufitiye umumaro. Ndagira nkubwire ko ubundi abantu mu by'ukuri babonye ikibi, cyangwa se abantu mu busanzwe baremwe atari babi, ahubwo icyaha nicyo cyabagize babi. Ibyo rero bituma Satani abasha kuba bakoresha muri ubwo buryo. Niyo mpamvu rero natwe ubwacu ntabwo ahangaha tugomba kuba twaba natwe abantu b'injiji bo kugira ngo tutamenya ko ibintu byose byashyiriweho ari ukugira ngo bikoreshwe neza gusa. Mu by'ukuri iyo turebye muri Bibiliya nta hantu Bibiliya uzigira ubona ikubwira yeruye ikubwire ngo bijyanye n'ubwenge buhangano, ariko ahubwo Bibiliya yo itubwira amahame azakoreshwa kugira ngo ikiremwamuntu kiyoborwe, harimo kuba umuntu yakoresha ikoranabuhanga iryo ari ryo ryose, cyane cyane nk'iyo duhereye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 28. Ahangaha nibwo Imana yahaye ikiremwamuntu ko gifite ubutware bwo gutwara buri kiremwamuntu cyo bugomba gutwara bucyaremwe cyose, kandi ikiremwamuntu kikabasha kwita kuri buri kimwe cyose Imana yahaye, kugira ngo umuntu ari we ibohereza ubushobozi bwo kugira ngo atware ibiri ku isi byose abiyobore. Ibi ngibi bisobanuye harimo ibintu byose ibi bitwita ngo ni natural resources, ibi bintu byose karemano byaremwe byose, ndetse n'ubwenge. Ko ibyo byose Imana yaduhaye ari aya mabuye y'agaciro n'ibindi byose, nitwe Imana yaduhaye kugira ngo tubigireho ubushobozi, duhereza n'ubwo bwenge bwose, kandi kugira ngo tubikoreshe neza, kandi ibyo byose tubikoreshe twubaha Imana kandi no kubiremwa yaremye. Mu Migani igice cya 2 umurongo wa 7, ahangaha nibwo umwami Salomo yaje kwandika aravuga ngo gutinya Uwiteka, gutinya Imana niryo tangiriro ry'ubwenge. Bivuze ngo buri bwenge bwose bw'abantu bugomba kuba buri munsi y'ubwenge bw'Imana, ndetse abantu bagomba kuba iteka bubahiriza amategeko y'Imana. Niyo mpamvu rero ubwenge na science cyangwa se n'ikoranabuhanga ntabwo rigomba gukoreshwa rirwanya ndetse kumenya Imana cyangwa rirwanya n'Imana, cyangwa se ngo abantu bishyire hejuru
bishyire hejuru bashaka kumva ko baruta Imana. Ahangaha niyo mpamvu nanone tugomba gutera nanone ijisho ku bindi bimenyetso twahawe ku bihe by'imperuka cyangwa se ku bihe bya nyuma, end times. Muri Matayo ibice byaho 24 umurongo n'ubundi wa 24, aha nibwo Yesu Kristo yavuga, ubwo Yesu Kristo yatubwiraga ku bihe cyangwa se kuri bimwe mu bintu bizaranga iyo minsi, ngo kuko abita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye bitaraba. Uwo ni Yesu atuburira. Ese ibi by'ibitangaza bindi byaba turi kubwirwa hano byaba birimo n'ibi by'ubwenge buhangano za AI na artificial intelligence nyine AI? Ese yaba bari abahanuzi b'ibinyoma bazifashisha bazigira Yesu Kristo bagakoresha ubuhanuzi bifashishe AI kugira ngo babeshye abantu? Ibyo koko nabyo birashoboka, kubera ko turabizi neza koko satani niwe se w'ibinyoma, ndetse nawe ajya yigira marayika w'umucyo, kandi twebwe turabizi neza ko nawe ajya agira ububasha bwo kuba yagira ku ikoranabuhanga ry'ikiremwa muntu, kandi yabasha guhindura imitekerereze y'abantu. Ahangaha rero niho twebwe tugomba kuba maso. Iki ngiki Bibiri tubwira neza, ikatubwira ko igihe Antikristo azaza azagenda yigarurira icyizere ngo cyo mu rwego rwa politike ndetse n'urwego rw'amadini y'iyi si, ndetse ng'ikindi ngazabwira abantu ko itegeko ari rimwe kandi abantu bagomba kuyoborwa mu idini rimwe ari ryo bagomba kugenderamo, aho abantu bose bazaba ngo batekanye bavuga ko isi izabona amahoro, intambara zikarangira, ngo kurenganwa bigashira, ndetse ngo no gukiranirwa byose bigashira, ndetse nibwo hazasinywa amasezerano kugira ngo abantu babone amahoro, ngo ariyo bizaba bisa nk'aho ari ryo tangiro n'ubundi ryerekana ibihe byanyu. Ibyo hazaba hatangiye kubarwa kwigaruka rya Kristo. Ndetse ahangaha niho ugomba kuba wamenya ko nta gushidikanya guhari ko Antikristo azakoresha ikoranabuhanga n'ubundi azasanga riri mu isi, kandi iryo koranabuhanga ryose ryashyizweho kugira ngo ryose ritangire kuganza ikiremwa muntu, aho usanga ubwenge buhangano bwinshi busa nkaho uyu munsi bugenda busimbuzwa imwe mu mirimo yakorwaga n'abantu, ahubwo ubwenge buhangano uyu munsi akaba ari bwo buri kuyikora. Ndakubwira ko Antikristo azakoresha ubu bwenge buhangano n'iri koranabuhanga riri ku isi kugira ngo abashe kuyobora ikiremwa muntu akirushe n'imbaraga muri ubu buryo bugera muri butanu. Uburyo bwa mbere ni uburyo bwo gukontorora ndetse n'icyo bita surveillance, kukureba no kugukontorora ibyo ukora naho ujya hariho hose. Ibi ngibi ushe guhita utangira ukavuga ngo byagenda gute? Mwamaze kubona ko iyi si uburyo ikoranabuhanga ryamaze kuba ryakomera. Uyu munsi byaroroshye, drone zamaze kugera ahantu hose ku isi. Ibyo birashoboka aho waba uri hose, drone yabikureba, ibintu byose byashoboka. Rero ahangaha ngo nibwo Antikristo azakoresha amaguverinoma menshi akifashisha ngo ubwenge buhangana kugira ngo ahangaha maze ibashe kuba noneho abantu bamaze kuba batangira kujya baba monitored, bakabasha kwitabwaho cyangwa se gukontororwa ku mubare munini w'abantu bose batuye isi. Bivuze ngo buri nguni zose z'isi abantu bose bazatangira gukontororwa. Ashoboye kuzifashisha uburyo bugezweho nk'ubwo tuzi ngo facial recognition ndetse n'ibyo bita data analysis system, n'uburyo babasha kuba bamenya isura yawe ndetse bagakora n'ibyo bita iyi data analysis system. Ibu ni uburyo bakora amakuru bakagenda niba barebye isura yawe bakakumenya, bagahita babona n'andi makuru yose akwerekejeho n'ibyawe byose. Ibi ngibi rero bibemerera kugira ngo babashe kuba bamenya identification yawe cyangwa se bimwe mu bikuranga, ndetse bakamenya no kuba bamenya uko batangira kugutrackinga cyangwa se kugukurikirana bakamenya aho uri. Ibi rero bizafasha umwanzi cyangwa se Antikristo kugira ngo abashe kuba yamenya buri ntambwe buri muntu wese abashe gutera n'ibyo ari gukora. Ndetse ikindi kintu cya kabiri, hazaba icyo bita kuba bakubeshya cyangwa se icyo bita information manipulation. Ahangaha ni uburyo bwo kugira ngo bahindure imitekerereze yawe, bakakugira igikoresho biciye mu ma algoritme uzagenda usa nkaho uri kugenda werekwa, bahindura imitekerereze yawe. Ahangaha ubu bwenge bwa artificial intelligence hari igihe rimwe na rimwe bwifashishwa mu bijyanye no kuba bwatanga amakuru y'ibinyoma cyangwa se n'amakuru atariyo, byandi bita ngo ni misleading information, amakuru atariyo akuyobye. Rero ahangaha na Antikristo azifashisha ibyo bintu byose kugira ngo areme kandi yagure ibinyoma, ibyo bita ngo spread false ndetse false rumors, ndetse kwagura ibihuha, ndetse no kugira ngo abantu babahereze misleading
information n'amakuru atariyo abayobye. Ahangaha ni uburyo bazaba bagamije kugira ngo ibitekerezo by'abantu bari bafite ku kintu runaka batangire kubayobya, ahubwo batangire kwamamaza ibyo bita antichrist agenda ndetse mu bikorwa bye, mu buryo ashaka kuba yabigaragaza nk'aho ari we mucyo w'isi, kubera ko azaba aje kwigaragaza nk'aho ari we mukiza w'isi kandi abantu benshi bazabyemera. Ubundi buryo bwa gatatu azifashisha uburyo economic and political domination, ibyo bita kuba azabanza aganza abantu mu bijyanye no mu buryo bw'ubukungu ndetse no mu rwego rwa politike, ari uzaba uganza cyane. Mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 13 intumwa Paulo yaje kwandika ko mu gihe cya Antikristo, gihe azaba aje kwima iyi si ari uje kuyobora, ndetse avuga ko buri muntu uzaba ukeneye kugira ngo agire igikorwa cyo kuba yagira amafaranga abona cyangwa se yacuruza cyangwa se akagira ikindi kintu akora, azaba akeneye ikimenyetso, aricyo kimenyetso cy'inyamaswa, umubare 666. Kandi iki kimenyetso ni ikimenyetso gishoboye kuba cyashoboka, kikaba cyakorwa ndetse yifashishijwe n'ubwenge buhangano n'ubundi buryo bwari bwo bwose. Ko nguko ni Antikristo azayobora ubukungu bw'isi na politike y'isi yose. Ikindi kintu cya kane nibyo bita ngo ni cyber warfare ndetse nibyo bita cyber weapons, ndetse ibi nakubwira ngo ni intambara noneho ku mbuga nkoranyambaga y'ikoranabuhanga ndetse n'intwaro z'ikoranabuhanga zizitangira kwifashishwa. Nzakubwira ko ndakomeza nkubwire neza ko Antikristo igihe azaba ari kuri iyi si ari utangiye kuyobora, ngo azaba ari we mugabo wuzuye imbaraga wa mbere muri iyi si icyo gihe, kubera ko azaba aje kubabeshya kandi tekinoloji yose azaba ari we yiyobora. Ndetse ahangaha ngashoboye kuzakoresha tekinoloji akayizamura, ngazatangira kubaka intwaro z'ikoranabuhanga, akubaka ama drones, madrone, ndetse agakoresha n'amarobo akomeye yuzuye imbaraga. Aho azakoresha ayo marobo akaba yakifashishwa kugira ngo akureho buri muntu wese umurwanya. Ndetse ikindi kintu cya gatanu naho azifashisha ngo ibijyanye na communication control, uburyo bwa gatanu akifashisha n'uburyo bwa communication control and censorship, aho azabasha kwifashisha agakontorora abantu mu buryo bw'itumanaho ndetse akanabakurura. Ndetse nk'uko azaba afite imbaraga zo kwamamaza amakuru y'ibinyoma ndetse no kugira ngo abeshye abantu kubw'imigambi ye mibi. Ndetse ahangaha ngo nibwo ahangaha umwanzi Antikristo ashoboye kuzifashisha ikoranabuhanga rizaba rihari kugira ngo none atangire gusa nk'aho kontorora itumanaho ry'abantu, yakifashisha ubwenge buhanga, azagenda asa nk'aho agenda arimita amakuru runaka abantu badakwiye guhanahana. Aho usanga bimwe mu bihugu bimwe byagiye bisa nk'aho nabyo bitangira kurimita bamwe mu mbuga nkoranyambaga, ugasanga ibihugu bimwe birarimiswa, hari amakuru bitamenya, cyane cyane murabizi ibihugu byinshi bitajya bibona amakuru, ntari buze kuba nabibabwira, imba urugero Ubushinwa, ibihugu byose n'ibindi byinshi. Ahangaha hari bimwe mu bintu azabasha guhagarika ndetse kugira ngo hagire bimwe mu bintu bimukorera bibasha kuba biguma ku isi bikayobya abantu benshi. Urugero nguhaye uyu munsi ukareba ku ma algoritme uyu munsi mugenda mubona ku ma YouTube, Instagram ndetse n'izindi mbuga n'ama TikTok, uzabona algoritme menshi yabo agenda bahereza bimwe mu bintu bitabaganisha ku Mana, bitabaganisha ari bya bintu mwirwa mubona mugataho igihe kinini, iby'abantu nyine ubona bitakujyana ku Mana. Ibyo bintu byinshi mureba nibo babahitamo kugira ngo babereke. Ibyo rero kuri Antikristo azagenda byifashisha kugira ngo atware benshi, abereka ibihwanye n'ibiyobya abantu benshi kugira ngo batamenya ukuri. Rero nshuti yanjye, mbere ko ndangiza iyi message ngiye kubabwira, ndagira nkubwire ko ntabwo Daniel ari we wenyine wakiriwe ubuhanuzi cyangwa se agaragaje ubuhanuzi ko azifashishwa ibijyanye na science n'ikoranabuhanga technology, ndetse mu myaka ya nyuma mbere y'uko Yesu Kristo agaruka. Ndetse ibya mbere byabashe kuba byavugwa ndetse nanone na Kristo ubwaje kubivuga muri Matayo 24 ubwo yavuganaga ndetse n'intumwa ze ababwira iby'ibihe by'imeruka, ibihe byanyu. Intumwa ze nibwo zaje kumubaza, ese ni ibihe bimenyetso tuzaboneraho kugaruka kwawe? Ahangaha bari bafite amatsiko menshi, ni intumwa za Kristo zari ziri kumubaza, tuzabwirwa n'iki ubundi kugaruka kwawe tuzabonera ku bimenyetso? Aha nibwo Yesu Kristo yaje kubasubiza ngo, kandi ubu butumwa bwiza bw'umwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imeruka izahera ko ize. Kimwe mu bintu bitangaje ni uko igihe Yesu Kristo yabahishuraga iby'ubuhanuzi byari mu gihe gitandukanye, kubera ko kiragiye yabahishuraga ibi bintu ibijyanye n'itumanaho
byari ibintu bitari biriho, wabonaga byari ibintu by'amabaruwa n'ibiki, ntago yari ikoranabuhanga ryari rigezweho icyo gihe. Ndetse message icyo gihe zatwarwaga n'ibirenge, umuntu wamwoherezaga akajyana ubutumwa ahandi, ubundi bukagenda n'amato cyangwa se amafarasi. Ariko uyu munsi siko ibintu bikiri. Nakubwira ko kwakira email cyangwa se kwakira ubutumwa kuri WhatsApp byaba bihagije kuba umuntu uri ku mpera z'isi yabasha kwakira ubu butumwa. Kandi bavuga ko miliyari zigera muri 7 ku isi hose bose bafite amatelefoni. Abantu bagera muri miliyari 3 ku isi hose bafite amatelefoni. Ubwo zishobora kuba zinarengaho mbugira. Kandi ngo abo bantu bose bakaba bamwe, bose abo bantu nkubwira bose miliyari 3 zose ngo zibasha kuba zigera kuri internet, zikabasha ku accessinga internet. Bivuze ngo buri kiremwa muntu cyose uyu munsi hafi y'igice cy'ikiremwa muntu cyose kiri ku isi ngo cyabasha kwakira ubutumwa igihe cyari cyo cyose. Ndetse iki gihe Yesu Kristo igihe yabibabwiraga ntabwo byumvikanaga mu gihe cyabo, ariko kuri twebwe uyu munsi noneho birumvikana. Ubu uyu munsi bitewe n'uburyo ibintu byamaze kuba byoroshye ku rwego rutangaje, ni ukubera ko ubutumwa bwiza bushoboye kuba bwagera ku mpera y'isi, uri hano mu Rwanda bukaba bwageraho. Noneho nta nubwo bwarukiye aho, kubera ubu bwenge buhangano bwamaze kuza busigaye busobanura hafi ya buri ndimi zose, abantu bose bakagenda babyisangamo, aho usanga ndetse n'izi mbuga turi gukoresha arimo YouTube ndetse na YouTube n'ama TikTok n'izindi zose, uzasanga cyane cyane kuri YouTube uburyo bumaze no gusohoka mu cyumweru giciyeho, navuga ngo mu kwezi guciyeho, aho bari gusohora basohora uburyo yuko uyu munsi YouTube babasha kwishyira mu rurimi rwose ushaka, yewe n'abantu mwagiga muri ibi biganiro byinshi bitandukanye, yewe no mu cyongereza hari uburyo ku bantu muri gukoresha computer cyangwa se laptop ushiye gushyiraho ikiganiro ukagenda ukaba washyiraho thumbnail mu Kinyarwanda, ibintu biri kuvugwa mu zindi ndimi byose bikaba biri kwiyandika mu Kinyarwanda kuri computer yawe, uri kureba ibintu byose na bya bitari usobanukiye ku mafilime n'ibindi byinshi utazi utanasobanukiwe, ukuri kubirebera kuri computer bikaba biri kwiyandika mu Kinyarwanda byose uri kubireba. Kuri YouTube biriho, wenda abantu benshi ntabwo mubizi, ariko ibi ni ibintu bisanzwe biriho ku buryo ushoboye kureba ibintu biri mu zindi ndimi ukabireba biri kwiyandika mu Kinyarwanda mu buryo bworoshye. Bivuze ngo rero icyo nari kukubwira hano nuko ibintu byose byoroshye mu zindi ndimi n'ahandi hantu henshi, ko ubutumwa bwiza uyu munsi mu kanya nk'ako guhumbya mu isegonda rimwe ahantu hose ubutumwa bwiza bukunda kuba bwose buhagera, yewe no mu Bushinwa n'ahandi henshi ubutumwa bwiza burahagera. Ese buriya wari uzi ko Bibiliya zicapirwa mu Bushinwa? Ibi urugero, hari amakuru dutanga n'ubutumwa dutanga ku ma YouTube channel, hari igihe buhindurwa bugashyira mu zindi ndimi, ndetse n'abandi bantu bo ku zindi no ku yindi migabane bakabareba izi video bakaba bahinduka. Ndetse bivuze ngo Yesu Kristo ibi byose yari yarabibonye, abona ko amakuru yose azagera ku isi hose, kandi ibyo Yesu Kristo byose yaje kuvuga, ibaze ko twebwe ariko turi kubibonesha amaso yacu. Abari icyo gihe byari bigoye kubyumva, ariko twebwe turi aka kanya turi kubibonesha n'amaso yacu, biri kuba amaso yacu abireba. Ndetse ubundi buhanuzi bubasha kuvuga ibijyanye no gukoresha ikoranabuhanga tubusanga mu gitabo cy'ibyahishuwe ndetse ibice 11, aho abagaragu b'Imana abo baje kwita ngo ni abahamya babiri bazabasha kwigisha mu gihe hazaba harimo kuyoborwa na Antikristo. Ahangaha Bibiliya ivuga ko bazakora ibitangaza byinshi, ariko nibarangiza imirimo yabo Imana izabemerera ko bicwa. Ariko hari n'ikindi kintu cy'amatsiko kizaba, ndetse ku buryo ibinyejana bizaza nyuma aho ngaho, cyangwa se ibinyejana bizaza nyuma aho ngaho bitazabasha gusobanura. Ndetse aho ngaho Bibiliya ivuga ko isi yose izabasha kubona ngo imirambo y'abo bantu b'abahamya babiri yapfuye muri Yerusalemu. Ibyo bizaba ngo hagati y'iminsi 3 n'igice, kandi ngo abatuye isi yose ngo bazanezererwa n'urupfu rwabo maze bahanahana impano, kubera ko ngabo bantu babiri cyangwa se abo bahanuzi babiri ngo bababaje abantu ngo kubera ko bigishije ijambo ry'Imana. Ibi mwamaze kubibona, abantu benshi icyo bivuze hano ngo ni abahanuzi b'Imana ngo babiri ngo bazicwa, ngo kandi ikindi ngo isi yose izatangira gusereburira yuko ngo abo bantu bishwe ngo kubera ko ngo bababaje abantu ngo kubera ko babigishije ijambo ry'Imana. Nyine hari umuntu ushoboye kubwira ijambo ry'Imana ngo akumvura mukomerekeje, cyane cyane muri babandi bahinduje ibitsina runaka, babandi mujya mubona ngo mujya mwita abarya babandi ngo nabari abatinganye, bari abantu ngo iyo babwirije ngo bababarije imitima. Kandi
ikindi ngo abantu b'icyo gihe ngo bazabasha kuba abahamya, bazabasha kubona ngo kuzuka kw'abo bantu babiri. Nawe rero wibajije ukibaza uburyo ki abo bantu babiri, abo bahanuzi b'Imana babiri bazicwa, imirambo yabo ikabasha kuba ngo izakirwa hagera iminsi 3, ndetse abo bantu bakaba bicwe bari ku karubanda bashyizweho ngaho, maze Bibiliya ikavuga ngo isi yose izanezererwa n'urupfu rw'abo bantu b'abahanuzi babiri. Isi rero wahita utangira ukibaza, isi izabasha kubona ite iyo mirambo y'abo bantu babiri bose bazaba bapfire muri Isirayeli? Ni ikoranabuhanga rizakoreshwaho. Kandi ibyo bintu rero ntibishoboka mu bundi buryo. Ibyo bintu rero igihe byahanurwaga, iryo koranabuhanga ntiryari rihari, ariko twebwe umunsi rirahari. Uyu munsi bimwe mu bintu Yohana yaje kuba yahishura mu mahishurirwa yaje guhabwa, uyu munsi bimaze kuba byagaragara imbere y'ikiremwa muntu mu maso yayo, aho twagiye tubona amatelefone, ikoranabuhanga, interinete ndetse n'ubwenge buhangano. Uyu munsi biroroshye kuba tubona inkuru imwe abantu miliyari zose zigera muri 3 ku isi zose zakurikiye inkuru imwe, bari kuyikurikirana ku mbuga nkoranyambaga, ndetse abantu bose bari guhanahana amafoto n'amashusho y'abo bagaragu b'Imana bishwe. Ndetse kuba ibyo bintu byose nagira nkubwire ngo wenda nubwo Bibiliya itigeze ivuga ibijyanye na ChatGPT, kubera ko Bibiliya ntabwo yigeze ijya ngo igende mu byimbitse ikubwira ibijyanye na tekinoloji. Nagira nkubwire ko umuntu waje kwakira aya mahishurirwa yayakiriye akaba ari umugabo wari warabayeho hafi imyaka 2000 biciyeho, kandi we nta nubwo yarazi bizaba hazaza. Kandi n'ukuri ikigaragara Antikristo azaza kuyobora isi, kandi Bibiliya ntabwo birangiriraho, irabitubwira neza ko umwuka wa Antikristo wamaze kugera muri iyi si. Ni nayo mpamvu ubona ibintu byinshi byatangiye kugenda bizamba, ngo uri gutegurira ngo ikibuga kugira ngo Antikristo azaze yinjira asa nk'uyisanga. Azaza aje kubeshya amahanga yose, aje no kuyayobya, aza agafata abantu benshi akabaganisha mu kurimbuka ikuzimu, azajyana na Satani. Ndagira nkubwire ko amagambo nkubwire rero inshuti yanjye, ntago mbikubwiye kugira ngo ugire ubwoba, ahubwo ni ukugira ngo nkwibutse ko ubuzima bwacu tugomba kubaha Kristo uyu munsi, kubera ko tubona ko ubuhanuzi bw'Imana, bw'ijambo ry'Imana butwereka ko kugaruka kwa Kristo kuri hafi kuruta twebwe nuko twabitekereza. Amina. Rero niba ukunze iyi message rero, ngusabye kugira ngo uyoherereze abantu benshi uko bishoboka, ukanda like, ushyire n'ibitekerezo byawe muri komanteri uko bibonye, n'ibindi bishya n'ibindi wadusangiza, iby'ibindi waba wungutse byaba byiza kandi byafasha umuntu. Ushimire n'Imana kuba utangiye gukomeza kumenya ibi bintu byahindura ubuzima bwawe. Imana iguhe umugisha.